turagukunda bose ere nambere pesa ngo ariko wowe buri gihe tuzajya duhura ari amafaranga ubu nibyo umpamagariye ngo urashaka uko narinzi ko wabonye umuzigo nibura umuzigo wowe uraza kuboneka ariko mbere nambere babizi muri iki gihe uzasiye bukaze nese nagenda gute none wagiye ndakubaza ubu nk'ubu wambwira ko nkuko kwezi kose wakoze kubona nta n'umuzigo nta nakantu nta niki nibura ngo nze ngugaye ariko wawubona none se amafaranga nari naguhaye wayakoresheje hano biki gihe bisigaye bikomeye byarakaze oya ugiye mu magana ntabwo ndi umuntu mubi ntabwo ndi n'umujura ntabwo ndi umujura uragenzwa n'iki se niho gushaka n'akazi gushaka akazi mbese washobora gukora iki ni karibu Yewega. Navuze kwicara. Wicare hehe? Murakoze cyane. Kanze mpamagare papa. Papa wawe. Kanze ni telefone. Kado? Papa? Hari umuntu hano ushaka? nibura umpamagare nko mu masaha nk'atanu umbwira ko byakemutse ibyo biroroshye gira vuba uhita umpamagara gira vuba saka ciao Oya nongera ikibazo n'umuntu wese yego ako disi nawe uri umwana mwiza uri na mwiza usa nka soni yawe muri karitsiye iwacu reka Hanze gira utugambo twinshi sonde witwa nde ubu nitwa Cabiranya Cabiranya ariko ntabwo ngira amagambo menshi buriya nditonda uri Cabiranya koko izina ryanjye se rirashekeye Cabiranyije ukuntu bagira ku munsi w'iryinara niko niye nyine ubwose se wambwiye ngo ndi umwana mwiza uritonda uri kuganira Esther Sesha narindi hafi wa mushyitsi ngo yego rwose bino papa wawe none Sesha indero urahazi ndera njya bumva ngo hajya abantu ngo babasazi najyaga numva babiri none se kutarajya none se bose ndi umusazi uri iki wowe wumva bimeze gute niba ujya ufata ibinini oya nta binini njya mfata niyo mpamvu umeze gutyo ugize kubifataho ariko kereka iyo ndwaye malariya cyangwa inzoka ubu ntabwo urwaye oya uri muzima wese ni umushyitsi wawe muraziranye umushyitsi wacu ni ikihe kibazo nyine bose narengeye kugenda mu
ngaho Imana buriya niyo yanyohereje muri uru rugo biravuga ati rwose aba bantu wavuze iki kugenda bose sinabikubwiye se bose se ko mbona afite amahane yambwira nta kibazo tuza umbwire nta kibazo wewe uri n'umuntu mwiza biragaragara pe nyine nari ndimo ngenda hariya ku gipangu hejuru se ntabwo uzi kuvuga ko ushaka akazi bose nari nje gusaba akazi ko kugira gute ko mu rugo ko gukora ibintu byose nzi guteka nzi no gukoropa ibintu byose nzi kubikora nubwire niko kuki watumye uriya musazi azamo ahangako urabizi nditonda mfasha abantu ngira gute ariko ntabwo bivuze yuko bagomba kuza iwanjye bavogera ako ntabwo ari umusazi ubihera hehe uvuga ko atari umusazi mu minota twamaranye na banyamwaka none uratinyuka umuhakari wiyicara nese papa none usambwiye ko ikintu cyose nzagusaba uzakima urabizi ko dukeneye umukozi mu minsi iri imbere ndakomeza amasomo yanjye ubundi waretse tukamuha akazi subireyo izo telefone yawe wa mwana wagombaga kubwira umwihorere habonetse umukozi sibyo shari ariko ubwo niwe wafata icyemezo nyine arahari sawa nta kibazo nawe uraza kumubona arashekeje sawa Esther bo nsubiye rero aho narindi umubwira abagufasha imirimo ubwo turamenya niba ari umuntu ushoboye koko nta kibazo sawa urakoze akumva mubwire hagati aho rutangira ugabanya ubugoryi imbere yawe ubonye ibintu ibintu wari utagiye kwikoresha gusa yakwirukana utaranakabona icyubahiro ariko nyine nabonye kwa Simoni nta ubugoryi tugende ujya mu kazi kera vuba Aikwende TV wowe wacu turagukunda abasore n'abakobwa turagukunda cyane abasaza n'abakecuru bikaba akarusho abana bose nakubwira